tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose reka tumanze dusenge. Uwiteka Mwami Yesu, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, kandi Mwami ujya neza, tugushimiye iri jambo ry'Imana tugiye kwiga. Reka rihindure imitima ya benshi, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko igira iti uri uw'agaciro mu maso y'Imana. Mu by'ukuri twebwe nk'abantu turi ab'agaciro mu buzima bw'Imana. Hari igihe tujya twisuzugura tukibaza byinshi, ariko Imana yatugize ab'agaciro. Ushobora guhura na byinshi biguca intege, ariko Imana yo ubwayo yakuremye, hari impamvu yakuremye irangije ikugira uw'agaciro. Rero reka turebe ijambo ry'Imana, turasanga mu Itangiriro igice cya 2, turasoma n'umurongo wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka wayo w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo. Twavuze yuko tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana ritubwira yuko turi ab'agaciro mu maso y'Imana. Kandi noneho na hano mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya kuri uyu murongo wa 7 tubonye amagambo meza arimo atubwira yuko Imana yatugize ab'agaciro kubera ko yaduhumekeyemo umwuka wayo w'ubugingo. Reka twongere dusome uyu murongo twasanze mu Itangiriro igice cya 2 ndetse n'umurongo wa 7. Ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Icyo ngicyo nicyo gihamya yuko turabo agaciro mu maso y'Imana, kuko yo ubwayo yaduhumekeyemo umwuka wayo w'ubugingo. Rero nitukajye twisuzugura, nitukajye twibaza byinshi ngo ducike intege, ngo nitugira mu makuba twumve turihebye, ahubwo Uwiteka yatugize ab'agaciro mu maso y'Imana. Imana yo yagiye ikora ibintu byinshi bitandukanye. Iyo dusomye mu Itangiriro tubona yuko yagiye ireba ibintu byinshi cyane, ariko yageze ku muntu irangije iravuga iti tureme umuntu ase natwe. Icyo ngicyo nicyo gituma dukomeza kuba agaciro mu maso y'Imana. Ariko ibindi bintu Imana yagendaga ivuga ati habeho, ariko noneho igeze ku muntu ho iravuga iti tureme. Ibindi bintu ho yagiye iravuga ati habeho ibiti, habeho inyamaswa, habeho inyoni, habeho ibisiga, ibintu nk'ibyo. Ariko igeze ku muntu iravuga ngo tureme. Icyo ngicyo nicyo dukomeza guhamya yuko, nicyo dukomeza kuvuga yuko turabo agaciro mu maso y'Imana. Reka twemye dusome ijambo ry'Imana, turasanga n'ubundi mu Itangiriro igice cya 2 ndetse n'umurongo wa 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Iryo jambo ni rya rindi twabonye yuko Imana yo yivugiye ngo reka tureme umuntu ase natwe.
rero nshuti muvandimwe, muri ibi bihe bigoye, muri iyi minsi iruhije, ntabwo tugomba kwisuzugura kuko Imana yatugize ab'agaciro. Bivuga ngo umuntu n'Imana ni umuntu umwe. Bivuga ngo umuntu n'Imana ni umuntu umwe kuko yo yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Inyamaswa zirahari, ari inka, ari amahene ndetse n'andi matungo menshi. Iyo ntabwo Imana yigeze iyahumekeramo umwuka wayo, ariko yo igeze ku muntu iravuga iti reka muhe umwuka w'ubugingo. Nk'uko umubyeyi na mama we n'umwana we ari bamwe, natwe niko turi umwe na Kristo ari we Mana. Rero natwe turi umwe n'Imana. Tuzirikane yuko Imana yatugize ab'agaciro. Mwene data, turakwinginga kugira ngo ntitukajye twisuzugura kuko Imana yatugize ab'agaciro mu maso yayo. Ndakwinginga wakire iri jambo ry'Imana tumaze kumva, tumaze gusoma. Ndakwingingira kugira ngo usabe umwuka wera awukomeze agusobanurire iby'iri jambo kugira ngo dukomezanye iyi nzira ijya mu ijuru twatangiye. Reka turebe akandi kantu gatoya. Tubona yuko muri Bibiliya hari umugabo witwa Henoki. Henoki uwo nguwo yamaze imyaka 365. Ubwo ngubwo ni uburinzi bw'Imana. Nta kindi kintu cyatumye amara imyaka 365 usibye ko yakomeje kugendana n'Imana, agakomeza kugenda aciye bugufi kuko Uwiteka yari yaramwishimiye, nawe ubwe yaramaze kwiyumvamo yuko ari uw'agaciro mu maso y'Imana. Natwe nidukomeza gutumbira kuri Yesu ntacyo tuzamuburana. Reka twakire ijambo ry'Imana. Mwene data, ndaguhamagara kugira ngo wowe utwumva wegere hino dufatikanye gusenga muri uyu mwanya. Mwami Yesu, turagusabye kugira ngo ubane natwe, kandi tugushimiye kubwira ijambo tumaze kumva ritubwira yuko turi ab'agaciro mu maso yawe. Reka ukomeze kuduhereza imbaraga ndetse n'inkomezi zo gukomeza kuzirikana iby'ijambo ryawe, nituve mu masezerano kuko waduhinduye ab'agaciro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen.